Hari ibintu bibaho mu buzima bitagoranye ariko bigira ingaruka zikomeye ku mutima w'umuntu. Ugahora wibaza uti why me, kubera iki ari njyewe bibaho, kubera iki Imana yemeye ko ari njyewe ibi byose bigenda bigeraho buri munsi. Bishobora kuba ari urukundo rwagukundaga ariko akagutenguha, cyangwa se inshuti n'abavandimwe, abantu wiringiraga mu buzima bwawe bwa buri munsi, abantu wakundaga ariko bakagusigira ibikomere. Umubano w'abantu cyane cyane wo hagati y'umukunzi n'undi ni kimwe mu bintu bikomeye bihindura ubuzima bw'abantu. Ushobora guhemukirwa n'umuntu wakundaga cyangwa se guhemukirwa n'uwo wari wizeye. Ibyo byose bigusigira ibikomere bikomeye ku mutima wawe. Niyo mpamvu rero uyu munsi tujye kwifashisha amagambo y'ubwenge y'abahanga, abanditsi b'abanyabwenge ndetse n'abashakashatsi b'indashyikirwa kugira ngo turebere hamwe ese ni ibihe bintu ushobora gukorera umukunzi wawe cyangwa se ba bantu bakubabaje mu buzima bwawe bwa buri munsi. Wowe icyo usabwa gusa ni ugukora subscribe, like, share na comment kugira ngo dukomeze. Kandi ikiganiro cyacu ni ubuzima buzira umuze, isomo ry'umunsi. Aho reka dukomeze. Ubundi abahanga mu bijyanye n'imibanire bo bakunze kuvuga ko igihe cyose umuntu ahaye n'urukundo aba amuhaye igice cy'ubuzima bwe. Iyo rero uri mu rukundo cyangwa warigeze kugirana n'umuntu ibihe byiza, ibihe bikomeye, ariko nyuma bikaza kurangira kubabaje, ntugomba kumva ko hari igihe cyawe watakaje cyangwa se wapfishije ubusa. Oya, ahubwo usabwa kwigira ku byabaye nk'uko byanditswe mu gitabo cy'imigani. Niba usoma Bible igice cya 24 umurongo wa 16 haravuga ngo umukiranutsi agwa karindwi ariko akabyuka. Kuba waraguye si icyaha, kuba warakundanye si icyaha, kuba waragize inshuti z'indyarya si icyaha, ntabyo waruzi. Ahubwo uzi icy'ingenzi kiriho kuba wabyutse nibwo butwari nyabwo. Reka nkubwire, iyo uhora n'inzika ku bakubabaje, ku baguhemukiye, ku bakuvuze nabi, uba wishe ibyishimo byawe. Iyo ubabaye ntabwo ari bo baba bababaye. Oya, kwirinda guhora ushishikajwe no kwihorera cyangwa kurwana n'abagukomerekeje ni intambwe yawe ya mbere yo gukira. Niba umukunzi wawe yarakubabaje, haranira gukiraho kurwana n'igikomere. Niba inshuti zawe zaraguhemukiye, zarakugambaniye, zarakwambuye, zibabarire ariko ubababarire mu nyungu zawe. Iyo umuntu agukomerekeje akagutenguha cyangwa akagutera ibikomere by'umutima, hari ibintu bibiri ushobora guhitamo: kuba imbata y'agahinda cyangwa guhindura ayo makuba umusingi wo gukura mu bitekerezo no mu mibanire. Ubundi abahanga mu mitekerereze bavuga ko ubuzima si ibitubaho gusa, ahubwo ni uko tubifata. Uko witwara ku bibazo byawe niko bigaragaza urwego ugezeho mu kwiyubaka no gutekereza byimbitse. Nk'uko Victor Frank, umuganga w'indwara zo mu mutwe, akomeza kubivuga, yigeze kuvuga ngo when we are no longer able to change a situation, we are challenged to change ourselves. Iyo ushobora guhindura ibintu ntibikunde, ntugomba kwifatanya n'agahinda. Oya, ahubwo ubusabwa guhindura uko ubibona no kwikomeza. Ubundi hari igitabo nyankunda cya Dr. Miguel cyitwa The 4 Agreement, gisobanura neza ko nta kintu umuntu ashobora kukubwira cyangwa se kugukorera ugomba gufata nk'aho ari wowe ikibazo. Abantu bavuga ibyo bishakiye bakanakora ibibabaza abandi bivuye kuri bo ubwabo, ku bikomere bafite, ku mitima itabohotse. Iyo ubihisemo wowe ubwawe ukabyakira, uba urimo gutwara umusaraba utari uwawe. Niyo mpamvu ugomba kwiga gutandukanya ibikomere byawe n'iby'abandi, ugaharanira kubaho mu kuri kwawe. Ubutwari si ukubabazwa, ubutwari ni ukugira neza nubwo wababaye. Reka nkubwire, ibyo ukora ku mukunzi wawe cyangwa ku bantu bakubabaza bigomba kuba intangiriro yo kwiyubaka no gukura mu bitekerezo, atari umusozo w'agahinda cyangwa se guheranwa nako. Ni urugendo rw'umutima rutuma ubasha gukunda, kubabarira no kugera ku mahoro arambye. Ubu rero niba umaze kumva aya magambo, ujye wibuka ko nubwo abantu bakubabaza, wowe ufite ubushobozi bwo guhitamo icyiza. Dore ibyo wakora: kubabarira, kwihangana no kwiyubaka. Niyo byaba bigoye, menya ko amahoro y'umutima aturuka mu byo uhitamo buri munsi. Ngaho ibyo bimaze kukubwira bifate kandi ubizirikane. Uzabikorere gusa umukunzi wawe wakubabaje cyangwa abantu bakubabaje muri rusange. Guceceka, gutuza, ugakora, ugashikama nicyo kintu cyonyine kibashoboye gusa. Umukunzi wawe araguhemukira akakubwira ngo reka turebe niba zongera gukundwa, reka turebe niba azabona undi mukunzi. Abantu bakaguhemukira bakavuga ngo reka turebe niba hari icyo azigezaho. Twavuze aya magambo, twakoze ibintu byinshi bimubabaza, ariko nyuma yaho iyo babonye ntacyo bigutwaye, iyo babonye wowe ubwawe utabyitayeho, barahindukira bakavuga ngo twakoze ubusa. Icy'ingenzi ni uguceceka, ahubwo wowe ugakomeza ugakora. Ndabizongera ukundwe, uzongera ukunde, uzabona izindi inshuti ziruta izo wari ufite mbere. Ngaho bikore none. Wibuke gukora subscribe, like, share na comment kuko iri ni isomo ry'ubuzima. Igira amahoro n'amafaranga, ngenda bakunda.